Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilhot hayom. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba ukuntu hari isi eshatu zibangikanye ku buryo abantu batabizi, benshi ntago babisobanukiwe. Izo si eshatu zimeze gute? Reka tuzirebe. Hari isi y'ibyisi, hari isi y'ububyutse, n'isi nshya igomba kuza. Isi eshatu turi kuba hano muri nosi, abantu benshi batazi ko ibyo bintu biri no kubaho. Reka tubyinjiremo turebe. Banze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yacu twese, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nk'ubwiye rero tugiye kureba isi ya kera yahozeho, ububyutse buri kuba, n'isi nshya, nuko Satani ahanganye kugira ngo iyo si nshya itabaho uko Imana ibishaka, ahubwo bibe nk'uko Satani abishaka. Akaba ari umugambi Satani afite, ariko Imana nayo ikaba ifite umugambi wayo. Nkuko bimenye rero, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Namwe mukomeje kwandikisha muri benshi, nkaba mbashimiye. Ntabatindiye, reka twinjiremo turebe izo si eshatu uko zibangikanye, nuko wamenya aho uherereye, uko wasohoka aho uherereye, kugira ngo uze mu isi nshya y'Uwiteka, atari isi nshya ya Satani. Bibuka ko Satani nawe ashaka gukora isi ye nkuko Imana nayo ishaka gukora isi nshya, kuko Satani iteka ashaka kwigana Imana, kandi Satani iteka ashaka kugenda imbere y'ibihe agasanga Imana iri ku bihe iteka. Reka tunjiremo rero turebe izo si eshatu nta gutindiye. Nkuko maze kukubwira rero, reka turebe isi ya mbere hano. Iyi si ni iy'ibyisi. Ibyisi. Isi ya kabiri ni ububyutse. Isi ya gatatu ni isi nshya. Isi nshya. Izi si uko ari eshatu zibangikanye gute? Uri mu yihe si? Urasanga uri mu yihe si? Reka turebe rero. Hano hari iby'isi, hari ububyutse, hari n'isi nshya. Reka tubanze turebe isi y'iby'isi, abibere mu by'isi ibyo barimo. Bari mu mafaranga. Bari mu mafaranga. Bari mu mazu. Bari mu kazi. Ibyo bintu bibarangaje ishinga. Bari kandi mu mamodoka. Imodoka. Barangamiye kuryama. Kuryama. Urarya ukaryama, ukabyuka, ntiwibaze impamvu uri hano. Bari mu mayoga, inzoga. Itabi. Amashuri. Bari mu kazi. Akazi, amashuri, ibi byose bikaba biriho kugira ngo bigote muntu atibuka impamvu ahari. Bibereye mu buyobe kubera kutamenya. Ubuyobe. Kubera kutamenya. Iyi akaba ari isi y'iraha. Twabyita isi y'iraha. Akaba ariyo si ishaje, isi yamye uko yari imeze kuva kera na kare, mbere ya 2019. Reka turebe. Twavuga ko ari isi ya mbere ya 2019, ariko benshi bakaba bakiri imbere muri no si batabizi.
barajwe isinga n'amafaranga, amazu, akazi, amamodoka, kurya bakaryama, kugwa mu mayoga, amatabi, amashuri n'akazi, mu buyobe ntibakozwe ijambo ry'Imana kubera kutamenya, bararimbuka. Hoseya 4:6, bakibera mu isi y'iraha. Iyo niyo si rero y'iby'isi benshi barimo. Nakubwira nti 99% by'abantu bibereye muri ino si. Ese iyi si niyo ukibereyemo? Reka tubirebe, tujye mu isi ya kabiri y'ububyutse, turebe koko niba ushobora kuba uri muri iyi si cyangwa se niba uri mu isi y'ububyutse cyangwa se isi nshya utangiye kwinjiramo. Turebe rero isi ya kabiri y'ububyutse. Iyi si ya kabiri y'ububyutse abantu batangiye gukanguka, bakibaza ibibazo. Ibintu biri kuba ni ibiki? Baribaza ibibazo. Ibintu biri kuba ni ibiki? Kubera ko bamaze kugira ubumenyi bw'ibiba, bakibaza bati nyamara ibintu biri kuba kubera iki? Nyamara kubera amateka aturuka muri bwa bumenyi. Noneho bakavuga bati ijambo ry'Uwiteka byanze bikunze rigomba gusohoza. Ijambo rigomba gusohoza ry'Uwiteka. Ijambo rigomba gusohoza. Nta kabuza bazi ko ijambo rigomba gusohoza byanze bikunze ko riranditse. Abantu rero bari mu bubyutse bamaze kwisobanurira ko tuboshye, turaboshye. Bazi neza ko ntabwo turi hano ngo tubeho uko Imana ibishaka. Kuko wibuke iyi si hawe Satani, bazi neza ko tuboshye, turi ku ngoyi. Kugira ngo tuve kuri iyo ngoyi rero bizagenda gute? Aba bantu harimo abari mu bubyutse, ariko noneho bo bashaka kwigumira muri yasi yandi 99%. Byahozeho, barakubwira bati byahozeho sha, uri mu biki? Byahozeho, ibyo uvuga byose, ibyo tubwira byahozeho, ntacyo twigisha. Ayo ni amagambo gusa, ni amagambo. Bakanongera yewe ko ari ubuhanuzi bw'ibinyoma. Kubera iki? Kubera ko bategereje igihe kirekire ntibyasora. Ariko wibuke ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazavuga ngo ntibizasora. Ariko Imana ko yabyanditse bivuze byanze bikunze bizasora. Kuvuga bati ni ibinyoma, ibyo bintu ntibishoboka, ntabwo bizaba. Turebe rero isi ya gatatu niyo tugiye kureba mu kanya. Tuza turebe ukuntu mu isi nshya harimo ibice bibiri. Harimo abashaka kwinjira mu isi nshya y'Imana, n'abandi noneho Satani ashaka kujyana mu isi y'ubuhumyi, ariyo y'ubuyobe, kugira ngo yerekane ko ubuhanuzi bw'Imana busoje. Ibyo nabivuze igihe kirekire, ariko reka turebe ukuntu nabyo biteye. Turebe rero mu isi nshya uko biteye. Isi nshya Imana ishaka kutujyanamo, n'isi nshya Satani ashaka kujyanamo abantu bayo. Nuvuga ngo isi nshya turibaza tuti igihe gisigaye kigana gute? Igihe gisigaye, igihe gisigaye ngo bisoze ibintu bibe, bisoze kingana gute? Nibyo bibazo abantu benshi bibaza. Ubuhanuzi nyabwo, hano nibwo tubona ubuhanuzi nyabwo. Tukaba dufite ibimenyetso bifatika,
kandi noneho tukaba dufite n'isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ni ukuvuga ngo byanze bikunze hano Satani nawe, kadushyire Satani hano, afite amayeri. Satani afite amayeri y'ukuntu ashaka gukumira ubuhanuzi kugira ngo ajyane abantu mu kwaha kwe, avuge ngo ubuhanuzi burashoje kandi noneho ari ibintu yikoreye. Reka turebe rero abayeri Satani azakoresha kuyobya uburari, bizagenda gute? Ndaguha urugero. Tuzi ko Imana ivuga ko ariyo izavana ubwoko bwayo mu mpande enye z'isi ikabashyira mu gihugu cy'isezerano. Satani nawe ari gukora ku buryo ashaka kwagura igihugu cy'isezerano, noneho ngo ajyanemo abantu bose abavanye hirya no hino, bikozwe na muntu. Ubundi wibuke ko bizakorwa n'ukuboko gukomeye kw'Imana k'Uwiteka, ntago bizakorwa na muntu kugira ngo ubwoko bw'Imana bwongere bukusanyirizwe mu gihugu cy'isezerano. Icyo ni ikimenyetso simusiga ku bantu bari mu bubyutse, bamaze kurenga ububyutse, bari kwinjira mu gihugu gishya, mu isezerano rishya, mu isi nshya. Bazi neza ko Satani afite umugambi wo kwinjirira ubuhanuzi bw'Uwiteka kugira ngo avuge ngo ubuhanuzi burashoje. Kuyobya uburari rero harimo gukumira ubuhanuzi nyirizina, gukumira ubuhanuzi, hakabamo isi y'umwijima. Tukaba tumaze kumenya uko iyobowe. Isi y'umwijima iyobowe ite? Uko iyobowe uko isi y'umwijima iyobowe, ibyo bintu byose tumaze kuhugukirwa, tumaze kubimenya. Satani rero umugambi wayo ugomba kumenyekana. Satani agomba kumenyekana byanze bikunze. Satani azamenyekana kuko adashobora gukomeza kwihishira, ntago bishoboka. Kubera iki? Kugira ngo Satani aze hanze ariko bumva bya Antikristo bazazana, agomba gusohoka hanze akagaragara, akiyerekana, kugira ngo noneho wa mugambi we ugaragare, abari ku ruhande rwe wa Satani bagaragare, n'abari ku ruhande rw'Imana bagaragare. Tukagira tuti rero bizagenda gute? Ukuri ni kujya hanze. Icyo kibazo abantu benshi bibaza. Izo rero akaba ari isi eshatu: abari mu by'isi, abari mu bubyutse, isi nshya. Ese uzakurikira iyihe si? Amahitamo nawe. Nkweretse isi eshatu uko ziteye, ahasigaye amahitamo nawe. Mwige twabanye nkambashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom. Toda haba tov meyo.